Omba ese kugenda kumva byinshi. Aramutse yanyweye buvundera. Mani reka mbabwire si buvundera. Ariko Risa uri umukobwa arara. Nje bahamagarira inkera gutabara. Ngaho. Nese Risa reka nkubaza ikibazo. Wabaye iki ubundi? Nese ubundi uje kumara iki se ubundi? Nje kugusuza mwana neke nabakunze bari bako kwaravunitse. Ureka Nirata bya bindi byawe byo gutwika. Uza kunsura sibiki? Cyo utaje umunsi navunikiye. Mwana Risa. Sobizi sinafite akazi kenshi. Bigeshye. Gana n'isoni. Ariko reka ubundi reka nze ninjire Risa. Ibeshye. Ngaho. Siko biri seriye ari kudukubita n'ibikombe wa mukobwa. Reka nze mwere. N'umuntu wanje rero uyu munsi reka nkureho icyo bise kamera. Ye. Aje no kutumenaho amazi. Ako se Risa uzi kuri seriyesi? Reka nze umbwire. Koko. Woya mwa. Ubundi we turaryo kamera ni nkawe mbashaka ngo ibintu kwabere cyangwa kure bambaze warakajwe n'icyo bundi nuko uza kubunga mu rugo rw'umuntu ataguhamagara oya ntabwo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugahoza akarenge mu rugo rw'umuturanyi wawe bitazatuma guhaga. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV ndabasubije muri hose mbabwira ngo ndabakunda cyane umunsi kundi uko namwe mudahema kungaragariza urukundo. Umunsi rero muraza kumva mvuga nsa n'umuntu utuje cyangwa se nk'umuntu ufite ubwoba. Of course ndabufite nibwabura benshi bajyavuga ati zigitumo zawe nimwe yazagukupita, ariko reka mvuge ngo uyu munsi ngiye gusura umuntu bita Riza nubwo ngiye kumusura ariko navuga ngo ntago twavuganye, ariko hari ikintu ngiye kubarebera nk'abakunzi banjye. Riza amaze iminsi avuga ati naravunitse akaguru kari grave. Ndaza kwibaza ati se Riza koko yaravunitse? Nawe namubaza akambwira ati Sandrine naravunitse kandi koko biri grave. Umunsi rero nanjye ndavuze nti reka njye gusura wa muntu bita Riza, wa muntu muzi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse na hano iwacu, mbarebere koko ese ni ukuri Riza koko yaravunitse cyangwa se ni bya bindi byo gutwika. Uyu munsi rero ndi kumwe na videographer wanjye nkuko mubibona aragenda nawe abereka byinshi bitandukanye. Let's go. Twagiye kugira ngo murabibona ibice kiri kwerekezamo ni ibice byo kwa Riza ndetse navuga ngo abenshi barahabonye mu minsi yashize nabwo aho twakoze muri iyo minsi ari gucuruza agatara ndetse na banza ribizuje ndetse bizuje Riza sano Sandrine kavuga Imana Manje kabubwira Mezeri kaze wewe Sandrine ntabwo ngiye gushaka hano ntabwo Mani ibyo bibora mukorera abantu nanugari na byiza kandi uziko nakwasa uziko ubu nakumanyiza cyangwa rero rukamera ndumene ngo usuze suje wampamagaye ngiye waje kunsura ngaho Omba ese kugenda kumva byinshi ngaho winjira hano ni mburu umugabo reka nze kwamva rero Riza reka nze nkwereke reka nze nkwereke nze kurambiye yagiye mu bita Riza agiye ariko mfite amatsiko yo kureba ikintu agiye gukora. mukomeze Sandrine mukomeze muzi cyangwa urwo rukamera ndukubite ikintu ngenga Mani nimukagere kumumenyera bimeze bite se? ntabwo ari byiza kumenyera ise twakumenyere nese uje nagutumiye nese nsuhuza gusuhuza siri ahubwo zana ku kaboko kawe ise kwarakaye Mani nakwereka uburyo njya nsara nabikwereka ngaho ubundi se ubuje kureba umuntu utamuhamagaye kubera iki? nje kugusuhuza. Nsuhuza iki se? Bigutwaye iki sawa? Ubuse abantu bose muziranye ibyo kujya kubasuhuza ngaho se ariko bwanakeye turi sangaye. Reka nze mbere Riza umva se reka umwe gukomana kumena ngiye ko biri seriye abo wundi umuntu umenyera siko biri seriye Sandrine uzi ko ujya ubona turi inshuti ukagira ntabwo nakwereka reka nkwereke nta muntu wo ese Riza ndamubaza wese turi gupfiki uje kumara iki hano nje kugusuhuza. izo gitumo zanyu ntabwo ari ibintu bizima ntabwo ari ibintu byiza nta nubwo mbikunda ariko nkubaza uri kuri social medias namaze uri umuntu uzi namaze nyine nese ko harakaye bigize intambara kandi nakumena uri gukomana
rekura ushatse kundwanya. Tuje kureba ese umuntu bita Liza yaravunitse tuje Namaze kutansuye uwo munsi navunitse. none se uyu munsi ari bwo mbonetse Reka nze ngere. ase Liza uyu munsi ndabona ibintu ari hatari Liza muzi ndabona ibintu bitoroshye ariko reka mvuge ngo ese ubu Liza uyu munsi araduhindukanye ariko ndaza kuza kwibuza Liza ngaho Komeza wivugane. ngwino tuganire broski Komeza wivugane. Liza akaba aradufungiranye Liza nze ninjire ni karibu se ni karibu Nta karibi hari. kanze ninjire kwa Liza Sandrine ndagukubita wowe. ngaho Injira mbikwereke. uzi ko Liza ari seriyeze Injira nimba uri umugabo. none se kuri kuvugira aho ngaho waje tukaganira hano Urabaza iki se? binyuze ngwino tuganire n'ubundi Ntabwo njye napanze kuganira nawe. ariko uyu munsi ubanza wamwiza menshi ndabona warakaye bimeze bite se umukecuru ko mbona warakaye Mani ndakubwiye ngo singushaka iwanjye. Mukazane agasuzuguro n'agasomborotso. Egera hano ku rugi nkwereke. siko Liza ari seriyeze Cyangwa mfatiranye mfite akaguru kamwe sha egera hano. hari isubizo umuturanyi wawe bimeze bite ko Liza uyu munsi yarakaye se bimeze bite Wose uramubaza ko narakaye ashinzwe we ashinzwe kureba ibyambabaje. ngaho none se Liza ko mbona uyu munsi atari Liza dusanzwe tuzi uyu munsi sinzi umuntu waramutse yanyweye ubuvundera. Mani reka mbabwire ngamwe buvundera ariko Liza uri umukobwa Ko nje araratse nkabahamagarira inkera gutabara. ngaho none se Liza reka nkubaze ikibazo wabaye iki ubundi Mwese ubundi uje kumara iki se nje ubundi? kugusuza mwana neke n'abakunzi bari bako kwaravunitse Ureka niratari bya bindi byawe byo gutwika uza kunsura si biki? Byo utaje umunsi navunikiye. mwana Liza subizi sinafite akazi kenshi Bigeshye. Gana n'isoni. Ahubwo Ariko reka- reka ubundi mwere. reka nze ninjire Liza Ibeshye. ngaho siko biri seriye ari kudukubita n'ibikombe wa mukobwa Liza warakaye kanze ninjire Ngwino. Siko bari serious wa mukobwa. Ngwino nimba uri umugabo. ako se Liza iyo nzira irimo intare irimo iki Ibyo se birakureba. nese ndetse tukinjira Ushinzwe. uri guhisha ahantu bakubera iki Nyine ushinzwe icyo ubundi cyahakweretse nicyo cyananyuye mu cyo. niwe wahanyeretse Ubundi se nanjye regamba sinzi ibyo mba ndimo. so wahanyeretse se Liza hari undi muntu wahanyeretse Nyine kabihagarara hano. siko Liza ari seriyeze Liza wamaye ikiganiro se mwana twiganire Kabinyamuka bakabimumbwa. yego komana siko bya bintu bitoroshye nese Liza basi reka nkuna kamera twiganirire Yikureho turumvira. nese n'ubundi ko twafashe ikiganiro Nyine ubundi se wagifasha n'indi ukiguha. ndi kuri no kubifata ibi ngibi Sawa noneho reka ubwo ngubwo rero. hanyuma se Liza Mani wamviriye ku muryango. Wamviriye kuvana iyo kamera. ariko Liza reka mbwire urabizi nagukunda ko uyu munsi ibintu bari buze kugukorera nawe Ibiki se bari buze. benshi baraza kukwanga Nabo barabizi murabizi muri inshuti zanjye ariko namwe ntimukunda babavogera. Niyo mpamvu nanjye ntajya mbavogera umwe. none se Liza mba nkubaze Ni umaze iki? kuri gutangira utubiza mu marido wasohotse ukakaba hanize Kamera umbaze. ngwino ariko tuvugane Yakuraho kamera umbaze. ngwino tuvugane sibyo Yakuraho kamera umbaze. nese Liza mva nkubwire Reka nzamwere. n'umuntu wanjye rero uyu munsi reka nkureho icyo bise kamera ajya no kutumenaho amazi ariko se Liza uzi ko uri seriyesi Reka nzumbwire. ego ko wowe mwa ariko Liza mundebere namwe banyarwanda Kwata n'ijanga se mwere. ariko se Liza n'ijagara y'iduteye wa mukobwa murebe ukuntu aduteye amazi aha hose ni ukuri hase Liza wamwe y'ibiki Ahubwo wamwere iki witumira mu rugo rw'umuntu. karabaye ndabona n'umugabo wawe ahari Liza niyo mpamvu se wamuduhishe Umugabo se wanshakiye. uramwakanye se Mwamuzi kujya gutarura hamwe ijoge yawe n'ibitabareba. ese Liza umva mbwira Ariko se wakwiyeho kamera ase Liza
geographer uretse mwaragize rekura cyangwa mufite icyo mbonye hano cyose hasi ko nyine ntimukavurire ese bimeze bite ubundi we kure ibyo bikamera ni nkawe mbashaka ngo ibintu kwa ngira ngo hafu kure ibyo bintu kure ibyo bintu sibyo mva twumvikana twumvikana iki nyine uretse gato nyine ni iki twumvikana ni iki twumvikana kandi sandra uskora gukomana urabizi aseriza mwumvire hano ko ibintu wabigize inama kubitari n'ukuri ego aseriza bimeze bite mwumvire mu rugo Liza mwumvire mu rugo wa mukobwa mwumvire mu rugo utamujya musura bamwe ababatumiye none se ubwo wakunze wawe ako kantu ubushatse kwerekana ntago ariko dore ni jage yadukubise abanyarwanda ndebera nawe murebe mu byanjye nakundi yimereza ijaganje aho akira cyangwa nimba ari waje gushaka nyikuyitware mani bakumvire hano none se Liza mbara wazibazo bibiri ubundi nsoza urambaza iki mani sibyo urambaza iki warakajwe n'icyo ubundi nuko uza kubunga mu rugo rw'umuntu ataguhamagaye oya ntabwo ijambo ry'Imana riravuga ngo ntugahoza akarenge mu rugo rw'umuturanyi wawe bitazatuma guhaga neza turaturanye rero neza turaturanye nyine rero ntukamboneza neza akarenge wazamo gute ko kuva namenya hano ari ubwa kabiri maje n'ubwa kabiri n'ubwa mbere hano mu rugo rwawe mba nshaka kureba abakunzi banjye reka ku mugani wawe nk'uko ubaba ngo mwa ndabakunda bayi mba nshaka kwerekana ese ibintu muza mukavuga ko social media zinibyo cyangwa se n'ibya bindi byo kubeshya abantu sibyo nimba ari byo koko ese noneho mvira hambi nese biza waravunitse kandi nagutera icumu nyine mbwira ako ikigira umusazi ntabwo navunitse ntabwo avunitse mbese urareba ukabona ntavunitse nyine ngenje kubariza abakunzi bacu n'ubundi gerageza utubwire abankunda barabizi batwaragiye tunavugana benshi nkanabibereka nkabereka n'ibipapuro byose byo kwanga ubwo rero iyo ugarutse kuvumvura ahangaha yego komana nese Liza ko benshi harabavuga ngo ni ugutwika niyo mpamvu nanjye umunsi nje hano ndebe se koko Liza nibyo rero niba wabibonye nimba utabibonye taha Sandrine reka nkubwire niba wabibonye ntabwo wabibonye Liza ntabwo wabibonye umva nkubwire ntabwo wabibonye mana yanjye ntabwo wabibonye nawe vaho ngaho vaho ngaho nawe ntabwo mwabibonye Liza umva vaho ngaho nawe vaho ngaho Liza reka tugende mugende reka tugende izira ni umuhadi fishi ni iki ariko se base reka dukureho kamera uduhe ikiganiro muyikureho we yikureho yikureho we yikureho reka yikureho sibyo nayikureho nyine reka yikureho ureke kuguma kwigira umusazi nayikureho yikureho mwana yikureho Gasaro TV.